hanyuma rero ndatanga ubutumwa kuri Super Coupe. Twagiye ku isoko mutureba twigira muri Tunisia tuzana umuti w'amaso aho kudukurikiza namwe ngo muzana umuti w'amaso ngizanira umuti w'amenyo. Jesus no kuri Super Coupe mbabwiye hakiri kare bo bazanye umuti w'amenyo baravuze bati ko 11 ari abazungu ngo natwe reka tubigane bana ngo dushaka umukinnyi ngo ugira atya barahubutse akubitana n'umuhungu wize kuba garisodoneri mu bukwe ka Vestina hari Vestina cyane Dorcas ubwo ni Vestina na Dorcas ubwo umwe muri bo abaraje bamubonye ati umuntu nyamara yagakiye Vestina nawe Drogo baba bashizemo umuntu bashaka kuvuga ko abantu bose basigaye birirwa baseka gusa kuvuga ko umunya Burkina Faso APR yasinyishe ngo yaje mu bukwe kuba garisodoneri wa Drogo cyane rwose simenya kubivuga très bien Wasiri tangaza muri kwanga bw'ibyuma akaba yagacuranze niho ntandukanira n'abandi ntabwo yize abo nagereza ko mu DJ uri ku buhanga bw'ibyuma ashaka kubaza akaba yagashizemo n'abaturage bakakanyunyira Wasiri tangaza iyo ndirimbo y'abantu yaramamaye ugeze abantu bakuririmba Wasiri ngaho utangariza abareyo utangariza abakeba mu minota mike mu buryo bwiyubashye bw'icyubahiro ariko kinyamupira hanyuma tukure kugenda icyambere bari kukwereka hariya icyambere cyo kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport merci beaucoup mwarakoze cyane kuba mwarahisemo gufasha ikipe ya Rayon Sport muri ibi bihe yari bakeneyemo cyane sezishize byari byiza cyane ku kibuga twarababonye ariko noneho tugeze ahantu tubakeneye kuruta muri iyi gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu turabakeneye cyane iminsi 3 miliyoni 13 ariko turacyafite urugendo rurerure rwo gushaka miliyoni 100 hasigaye miliyoni 87 wowe niba waranabikoze ongera ubikore kuko Rayon Sport wifuza ya yindi komeye ya yindi tazahura n'ikibazo cyari cyo cyose ya yindi irenze champion y'u Rwanda wabigiramo urari kugira ngo tuyubake tanga amafaranga yawe ugura uwo mukinnyi wifuza ko yagutsindira nyine nutanga igiceri cy'ijana kuguza umukinnyi w'igiceri cy'ijana nyine nutanga 5,000 uguza umukinnyi 5,000 niba ukeneye umukinnyi umeze nka Bing Bello tanga amafaranga yisumbuye kugira ngo bize gukunda ariko rero ndatanga ubutumwa kubakeba twagiye ku isoko twese twebwe twagiye ku isoko tujya guhaha Mohamed Cheri uyu turamugereranya n'umuti w'amaso abafana twabafungura imyitozo ku munsi w'ejo turashima Imana ko n'uyu munsi raza kubifunguye turashima Imana ko kwinjira nanga utarengaho uyu munsi nari mbonye ubutumwa bwa Irambo navuze yuko uyu munsi kwinjira uyu munsi barakina deka ikipe A barabona abakinnyi batsinda ibitego ni match n'abasifuzi barahari hagati ya equipe A na B kugira ngo umutoza yimworohere kumenya ngo hari abasezererwa hari abari bamaze iminsi umutoza bigarutseho yego yarabivuze ejo muri interview so kwinjira uyu munsi n'ibihumbi 2 ahasanzwe ndetse n'ibihumbi 5 muri VIP yego baze rero duhurire hariya ejo nta kintu babonye n'amafaranga ngahe ibihumbi 2 ahasanzwe n'ibihumbi 5 muri VIP ubwo ni kuvuga hamwe hejuru baze twihera amaso abo umutoza yirukana tube twarabyiboneye komeza utangaza icyo narindi kuvuga ni iki rero twagiye ku isoko tugenda dushaka karite z'ibyo dukeneye turashima Imana ko ku munsi w'ejo abantu 80 bakiza amaso kubera Mohamed Cheri uriya n'umuti w'amaso kuza kumureba gusa niba udafite n'amafaranga ajya akujyana hariya Bishenyi biroroshye ko ushobora kuza urwaye amaso bya bindi byoroheje kureba Mohamed Cheri ibyo ubwabyo byonyine n'umuti w'amaso ni ibintu byiza ububonye hanyuma rero ndatanga ubutumwa kuri Super Coupe twagiye ku isoko mutureba twigira muri Tunisia tuzana umuti w'amaso aho kudukurikiza namwe ngo muzana umuti w'amaso ngizanira umuti w'amenyo. Jesus no kuri Super Coupe mbabwiye hakiri kare bo bazanye umuti w'amenyo baravuze bati ko 11 ari abazungu ngo natwe reka tubigane bana ngo dushaka umukinnyi ngo ugira atya barahubutse akubitana n'umuhungu wize kuba garisodoneri mu bukwe ka Vestina hari Vestina cyane Dorcas ubwo ni Vestina na Dorcas ubwo umwe muri bo abaraje bamubonye ati umuntu nyamara yagakiye Vestina nawe Drogo baba bashizemo umuntu bashaka kuvuga ko abantu bose basigaye birirwa baseka gusa bashaka kuvuga ko umunya Burkina Faso APR yasinyishe ngo yaje mu bukwe kuba garisodoneri wa Drogo cyane rwose simenya kubivuga ntabwo mubeshya kuki batarabafungurira ngo mujye mu myitozo niyo wise umuti w'amenyo kuki batarabafungurira ngo mujye mu myitozo uzi impamvu Lorenzo baracaguraguza ngo bamushakemo ikizi icyo ari cyo cyose erega ni nayo mpamvu bifuza gukina na Gicumbi kuko ubwo duheruka twabambitse ubusa isi yose ireba 3-0 ariko biranoroshye baritabira amarushanwa mpuzamahanga njye ni message yonyine ibindi gutanga nta muntu ujya bikurura Rayon Sport ku gikombe naho barabitswe ikintu kimwe Super Coupe ebyiri tumaze guhura nazo iyabereye Rubavu
bibiri ku busa byihuta cyane amatara arazima iyi Nyamirambo tuyishyira ku manywa ntawe ribuza n'ubwira kabiri 3 ku busa byihuta iyi yo muri stade Amahoro rero twatanze option ni imwe ishoboka mbere yo gukina na Rayon Sport twebwe dufite umunsi w'igikundiro tugomba gukinamo na Yanga ikipe yageze kuri finale ya Confederation Cup twaborohereje turabaha Rayon Sport B Rayon Sport B kuri Super Coupe nta kibazo be kuyisubika be gutinya turabaha Rayon Sport B kuko Rayon Sport A ibyo iri kwitegura birenze ibi Young Africans kuko turi kwitegura kujya muri Confederation turashaka gukina no mu finaliste ntimuramenye umunsi wa nyawo wa Rayon Day vuba cyane turaza kuba amatariki kandi azaba ari amatariki abanyuze yo muri uko kwezi kwa 8 tugiye kwinjira Abanyarugaje yatangaje za ndani itariki yayitangaje reka tuzibahe biri confirmed dutegereje ko Rayon itangaza confirmed iri confirmed murayibona vuba kamanze mvuge za ndani za Rugaju asanga ari zaba confirmed bari kuri radio Rwanda bayimenya hakiri kare ashaka gusanga yabivuze graphic iri gukora Rugaju yavuze ko itariki 15 z'ukwezi kwa 8 kuri Assumption ari umunsi wa Rayon Day agiza cyane Young Africans kuri stade Amahoro mutwara ibyo wasirika amashimire mu nsigire iminota nk'itanu mvuga iminota ego ariko ubwo babwire baracyafite umwanya wo kubikosora wakirukana umuti w'amaso ukazana umuti wakirukana umuti w'amenyo ukazana uw'amaso niba ushaka kuzakina na Rayon Sport ariko mu gihe bikimeze gutyo turaba Rayon Sport